Abafana ba Rayon Sport murakaza neza kuri Sport Pass Rwanda. Uyu munsi dufite amakuru akomeye cyane muri Rayon Sport, harimo abakinnyi batatu bashobora gutandukana n'ikipe ndetse bamaze no kuba biba confirmed ko bagomba gutandukana n'ikipe. Abakinnyi babiri turaza kuba tugarukaho. Turanavuga kandi abakinnyi bashya Rayon Sport iri kuganiriza nabo iri kwifuza bazaba basinya muri uku kwezi kwa gatandatu, ndetse tuvuge ku nkuru ya finale ya Rayon Sport ndetse n'ikipe ya APR FC. Ikaze hano kuri Sport Pass, aho inkuru zose za sport zikura, cyane cyane amakuru yibanda muri Rayon Sport. Kanda subscribe ubundi dukomeze utange igitekerezo cyawe. Amakuru ari kuvugwa hafi ya Rayon Sport arerekana ko ubuyobozi bw'ikipe bushobora gukora impinduka zikomeye mbere ya season nshya y'umwaka utaha. Hari abakinnyi batatu bavuga ko bashobora gutandukana na Rayon Sport kubera umusaruro utaranyuze ndetse n'imyitwarire mibi itaranyuze abafana ndetse n'ubuyobozi bwa Rayon Sport. Muri abo bakinnyi harimo uwo bita Yannick Bangala Tombo ndetse n'undi mukinnyi bita Aziz Basane. Abakinnyi bose bagaragaje imyitwarire itari myiza haba mu kibuga ndetse no hanze y'ikibuga, niyo mpamvu Rayon Sport iri gufata umwanzuro wo kuba yatandukana nabo. Abafana bamwe bavuga ko ikipe ikeneye amaraso mashya cyane cyane hagati mu kibuga ndetse no kongera imbaraga mu busatirizi. Nubwo aya makuru ataremezwa official, biragaragara ko Rayon Sport ishaka kubaka ikipe ikomeye izahangana na APR FC muri season itaha. Ku rundi ruhande Rayon Sport tugiye ku rundi ruhande, Rayon Sport yatangiye kwifuza abakinnyi ndetse itangira no kugenda ibaganiriza gake gake, nta kibazo na gitoya kibaye. Ku rundi ruhande Rayon Sport iri kuvuga ko kwifuza Ishimwe Christian ukinira FC Police. Uyu mukinnyi amaze igihe agaragaza urwego rwiza, ndetse abafana benshi ba Rayon Sport bavuga ko yafasha cyane hagati mu kibuga, kandi n'andi makuru avuga ko Rayon Sport iri gukurikirana ubita Frank ukinira Gorilla FC nyuma yo kwitwara neza muri uyu mwaka. Iyo abo bakinnyi baza muri Rayon Sport bashobora guha ikipe imbaraga nshya cyane cyane mu marushanwa ataha. Abafana benshi bamaze gutangira kuvuga ko umukinnyi uzabahuza n'ikipe ya APR FC. Uyu mukino uba utegerejwe cyane buri gihe kubera amateka y'aya makipe yombi ndetse n'ihangana rikomeye hagati y'abafana. Hari abafana ba Rayon Sport bavuga ko ikipe yabo ifite ubushobozi bwo gutsinda APR FC kuri finali, mu gihe abandi bavuga ko APR FC ifite ubunararibonye bwinshi cyane. Mu gihe shampiyona ari kugana ku musozo, Rayon Sport na Kiyovu Sport bari mu rugamba rukomeye rwo guhatanira umwanya wa kabiri. Uyu mwanya ni ingenzi cyane kuko ushobora gutanga amahirwe yo guhagararira igihugu mu marushanwa mpuzamahanga. Abafana ba Rayon Sport basabwa gukomeza gushyigikira ikipe yabo muri ibi bihe bikomeye, bakaza bitabira bashyigikira ikipe yabo. Murakoze cyane kuba mwakomeze kureba Sport Pass Rwanda. Niba ukunda amakuru ya siporo ndetse n'umupira w'Unyarwanda muri rusange, kanda subscribe ndetse ukande na like kugira ngo dukomeze tubagezaho amakuru agezweho buri munsi. Twandikire muri comment icyo utekereza kuri Bangala Basane ndetse n'abakinnyi Rayon Sport iri kwifuza. Murakoze cyane, ndabakunda. Iyi ni Sport Pass nagaruka. Murakoze, kandi igitekerezo cyawe, kandi like, subscribe.